nguhaye ikaze udahwema kudukurikirana umunsi kundi kuri hano kuri YouTube channel yacu yitwa Movie Recap Rwanda. Uyu munsi tukaba tugiye kongera kureba short movie karyoshye cyane. Icyo nagusaba no gukanda subscribe, share na comment kugira ngo uzaze ubasha kubona ibyo tunyuzaho buri munsi kuri no YouTube channel. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba kandi short movie karyoshye cyane. N'abatindi rero reka dutangira gashoti movie kacu gatangira batwereka intare isa nkaho iri kugenda hafi aho urundi ruhande bakatwereka umukobwa umwe n'abahungu batatu basa nkaho bamushimuse, harimo n'undi mutipe wa gatatu uri mu giti arebana na jomeri, nyine ari kurebera muri jomeri areba hakurya abona umutipe ufite igikapu. Yohana arakomeza arareba mbega ikigaragara uri mu giti ari kumwe na babandi, none afite akantu agahita kavuza arakantu ahita afata agashyira ku munwa akakavuza nyine kugira ngo bagenzi be abaye sinyare ko hari ikintu abonye. Yohana arakomeza arareba na jomeri ye nyine gake agize gutya hirya abona abasirikare bari hafi aho, arongera avuza ka kantu, kumbe abasirikare bahise bamubona bahita bamuha isasu. Yohana bagiye hasi, abasirikare bakomeza imbere vuga ati mwana iryo sasu ni iryiki ngo tujye kureba, jya kureba wa mutipe w'umupira w'umutuku asigana na kakana, umutipe w'umupira w'umukara akomeza ajya imbere ajya kureba isasu rivuze ise rivugiye. Arakomeza aragenda mu ishyamba nyine ari kureba ise bigenze bite, iryo sasu twumvishe riturutse agiye kugira gutya abasirikare bamubonye batangira kurasana nawe. Aba hakuno nabo barikanga, Yohana begera imbere umutipe nawe w'igikapu. Ageze gutya abona umwana bingiranye mu ishyamba bari kumwirukankana nyine wa mwana bashimuse. Arakomeza arakurikira abantu bari kwirukanka bajya inyuma, arabomeka nyine arebe ngo bimeze bite n'ibiki biri kujya mbere. Hakurya naho batwereka intare iri kwinjira mu ishyamba. Batwereka abasirikare nabo bari guhigana na wa mutipe umwe ndawo mukara barasana, Yohana bakubita isasu umwana mumena umutwe nabo bararasana nyine aritsimba. Akomeza arirukanka ati tugende bamushenze tumufate. Yohana akomeza arirukanka nyine yirwanaho. Yohana babinjira ishyamba, polisi nabo arareba kubita umwe isasu kabisa, nawe afite igaragara afite target ya danger. Yohana mudahusha kabisa aritsimba hano ku giti, arongera arareba akubita isasu ndara umutwe arawujandura, igaragara afite target. Hakurya naho umwana n'uno mutipe wamushimuse bari kwirukanka nyine basa nkaho bahunga nyine bumvisha iby'amasasu. Yohana bimeze nabi, tipe w'urukote nawe arabomeka twika kuri intare nayo iri kuza isatira abantu taramenya nimba ari baniri gusatira nimba bari kurwana hirya. Bakomeza barirukanka n'agakobwa. Nawe urukote akomeza arabomeka nyine areba aho bari kujya, batwereka abasirikare nabo bari kuza birukanka bareba bahiga wa mutipe nyine uri kubamereye nabi abamenagura imitwe, wa wundi uri kumwe na babandi nyine babiri. Arirukanka bamwiruka inyuma. Yohana bararasana nyine bakomeza bararasana umutipe aritsimba, bakomeza bamwoma inyuma. Agize gutya agiye kurasa imbundi birakakaye nyine ubwo amasasu yashizemo hagati y'ahandi apfuye, imbunda yijugunya hasi. Batwereka wa mukobwa nawe bari kumukurubanga bamujyana, batwereka intare hirya isa nkaho ibagezeho. Uyu mutipe w'ukenda k'umutuku afungura kakana intoki nyine akegeza ku ruhande afata icyuma nyine bisa nkaho yanare yatangiye kuyumva. Agize gutya kira aho ngaho yanare kumbi bayamubonye iraza yiti mwataka nyira musimbukira mufenkenya. Hakurya naho mutipe agiye kugira gutya bamuzengurutse bamufashe abaguye muri ambushi nyine. Hirya batwereka wa mwana nyine yihishe ku giti, yanare iri gufenkenya wa mutipe wamushimuse. Wa wundi w'ibikote ahita atabara kakana nyine aragafata kubera ko karikishe inyuma ku giti. Birumvikana yuko wa wundi w'umupira w'umutuku intare yahise imufenkenya. Wa wundi nawe wundi w'agapira k'umukara yaguye muri ambushi. Yohana y'abasirikare bahita sinzi icyo bamukoresheje, wa mwana abarokotse gutyo. Ndagukasaba gukanda subscribe, share na comment. Ndabakunda cyane, nkwibutsa yuko ngiye gutegurana kugezaho banyita Muhire Jordan. Bye bye.